Mwiriwe muraho, amahoro y'Imana habane namwe. Uyu munsi noneho tugiye kuganira ku ijambo ryitwa urukundo. Nanone urukundo tugiye kurwibazaho ibibazo. Tugiye kwibaza ngo ese urukundo nyakuri rubaho? Ni gute namenya niba umukunzi wanjye ankunda by'ukuri? Urukundo ni rwiza cyane, ariko nanone mu rukundo hashobora kubamo ibintu byinshi bitandukanye birimo ibyiza n'ibibi. Uyu munsi reka urukundo turuganireho. Mu by'ukuri ni byiza kubona umuntu ugukunda, akubaha, akwitaho kandi umubona mu gihe umukeneye. Niba ari ikintu kibabaza ni uguhemukirwa n'uwo wari wizeye ko muri kumwe mu rukundo. Ni ngombwa rero ko uhitamo umukunzi w'ukuri. Ushobora kwibaza uti ko numva buri munsi abantu bashwanye, se buriya urukundo nyakuri rubaho? Igisubizo ngewe naguha nakubwira ngo yego, nubwo bitoroshye kurubona ariko urukundo nyakuri rubaho. Hari inkuru nyinshi z'urukundo zigaragaza ko urukundo nyakuri koko rubaho. Nawe hari ingero zimwe ushobora gutanga z'abantu uzi, cyangwa se wowe n'umukunzi wawe. Ni gute namenya niba umukunzi wanjye ankunda mu by'ukuri? Reka twibaze kuri iki kibazo. Iki ni ikibazo abantu benshi bibaza mu rukundo. Niyo uri mu rukundo uba ukeneye ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ubona umukunzi wawe ntumubone mu isura mbi, ndetse uba wibwira ko uwo ari we wa nyawe, ariko ntabwo ariko buri gihe biba bimeze. Uyu munsi reka nkwereke ibimenyetso simusiga bigaragaza urukundo nyakuri nk'uko tubitekereza cyangwa se tubyibwira. Ikimenyetso cya mbere, buriya urukundo, mu rukundo habamo kubahana. Usibye no mu rukundo kandi kubahana ni ngo bigomba kuranga abantu bose bagira aho bahuriye. Mu rukundo nyarwo rero, iyo buri wese aha agaciro mugenzi we, akubaha ibitekerezo bye, imyanzuro n'amarangamutima bye, ndetse akumva mugenzi we ntamucire urubanza, byose bigaherekezwa no kumwubaha, icyo cyakubera ikimenyetso cy'urukundo. Ikimenyetso cya kabiri cyaba guhuza cyane. Urukundo nyakuri rurangwa no guhuza hagati y'abakunzi. Muhuza intego z'ubuzima, indangagaciro ndetse n'ibindi. Iyo mu rukundo abantu bahuza ndetse n'ibyo badahuza bakagerageza kubikemurira hamwe, biba byiza cyane. Niba warabonye umuntu muhuza ndetse akubaha buri kimwe cyawe cyose, ndetse akanubaha ibibatandukanya byose, bituma murushaho gukundana ndetse mukaba nk'umuntu umwe. Icya gatatu ni ukwizerana no kuba inyangamugayo. Buriya mu buzima icyizere ni inzira y'urukundo nyakuri. Mu rukundo iyo mwizerana kandi buri wese ari inyangamugayo, byongera amahirwe yo gutuma urukundo rwanyu ruramba. Ibi bituma mukomeza kwizerana hagati yanyu, ndetse n'igihe haje agatotsi mu mubano wanyu mubasha kubikemura vuba. Niba warabonye umuntu umeze uko mu buzima bwawe, nta kabuza n'ukuri wabonye urukundo nyarwo. Ikimenyetso cya kane ni ukwitanaho no gushyigikirana. Kwitanaho hagati y'abakunzi ni igihe buri umwe aba afite ubushobozi bwo gusobanukirwa byimazeyo ibyiyumvo n'amarangamutima ya mugenzi we. Mu rukundo nyarwo abakunzi bagerageza kumva uko buri wese abona ibintu, uko yumva ibintu,
n'amarangamutima bya buri wese, ndetse buri wese aba ashyigikira mugenzi we kandi akamwihanganira muri byose. Icya gatanu ni ukuba inyangamugayo no gukora ibishoboka byose ngo mugumane. Mu rukundo ntabwo hakora imbaraga z'umuntu umwe gusa, oya. Hari abibwira ko hakenewe imbaraga z'umusore gusa kugira ngo urukundo rukomeze cyangwa rurambe, ndetse ugasanga abakobwa baba bigira nk'aho bitabareba, ariko oya, ni ngombwa ko buri wese abigira ibye ndetse agakora ibishoboka byose ngo urukundo rwabo rukomeze. Niba rero uwo mukundana ubona atitaye ku rukundo rwanyu, mbese nta mbaraga ashyiramo ngo mukomeze gukundana, mu by'ukuri ntabwo urwo rukundo ari urwa nyarwo. Ikimenyetso cya gatandatu, kuganira neza no kubwizanya ukuri. Urukundo nyarwo rurangwa no kuganira kenshi, buri kintu cyose mukakiganiraho kandi mukabwizanya ukuri. Iyo abakunzi bataganira cyangwa bagirana akabazo ntibagakemure, iki gihe urukundo rwabo ntabwo ruzaramba. Niba ubu buryo bwo kuganira hagati yawe n'umukunzi wawe bugenda neza kandi mwumvikana mukanabwizanya ukuri, nta kabuza ko muri mu rukundo, kandi mwumvikana nta kabuza ko urukundo rwanyu ari urw'ukuri. Ikimenyetso cya karindwi ni ibyishimo. Abantu benshi ntibabasha gusobanukirwa ikintu cy'ingenzi mu rukundo ari cyo ibyishimo. Ntabwo umuntu ajya mu rukundo ashaka agahinda cyangwa kubabazwa, ahubwo aba yifuza gukurwa no kubona umuntu basangira byose, bakanafatanya urugendo rw'ubuzima. Niba mu rukundo rwanyu mwishimye kandi buri wese ashimisha mugenzi we, urwo ni urukundo rwa nyarwo. Mu gihe rero ubonye ugukunda kandi agakora ibishoboka byose ngo agushimishe, mbese ahora ashishikajwe no kukubona wishimye, icyo gihe uri mu rukundo rw'ukuri. Niba wajyaga wibaza uti ese umuntu dukundana koko ni uw'ukuri, urukundo rwacu se ruzagera kure, cyangwa se utazi niba koko umukunzi wawe agukunda bya nyabyo, mu by'ukuri ibi bimenyetso byose bizagufasha kwisubiza ibyo bibazo byose wibaza. Urakoze kubana nanjye, ndagushimiye. Imana yo mu ijuru ikumpereye umugisha. Nakubwira ngo niba unyuzwe n'aya magambo cyangwa se n'ibyo bimenyetso, wakora share, ugakora like na comment, utubwira uko wabyumvise. Imana ibahe umugisha.